Uko inkuru ya 30 yagenze. Inkuru ya 30, igitaramo cy'inyamibwa cyabaye kuri tariki 23 kwa gatandatu ku masaha ya nimugoroba. Cyatangiye bari kuducurangira ingoma, harya niko bavuga, bari kuducurangira ingoma, intore ziri guhamiriza mu mukarago mwiza cyane, muri ritme ya hatari, ubona ko abantu twese dufite amashyushyu. Yatangiye isa nk'aho itinze kuko imvura yari yaguye, abantu batinze kuza, ariko ntibyabujije kuba stade yaramennye ikuzura cyane yose. Iyi yasaga nk'aho ari integuza cyangwa ikiri kudushyushya kugira ngo abantu tujye muri mood yo gukurikira neza ikirori, kumva iyi nkuru ya 30 twe tugiye kubarirwa. Byari bishyushye pe, abantu bose bishimye kandi babukereye. Bakomeje kuvuza ingoma bakubita umutagara, ubona ko abantu twese tukiri kumva kandi neza. Hakubitaga cyane abana bakiri bato cyane bafite ubuhanga, tukibaza uburyo ibintu babigezeho, tukabakurira ingofero. Ibijya gushya birashyuha niko bavuga. Byari bigiye gushya, umukuru w'igihugu baraje ndetse na first lady baraza. Sara yahise ihinduka, ibirori biba birahindutse, mood irahinduka, ubona ko abantu noneho twinjiye mu nkuru ya 30. Courage zahise ziba zose, haba ku babyinnyi, haba ku bafana twari twaje gufana, ndetse no ku bandi bose bashaka ko bari kubyumva, ari kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo. Batunyuyemo umuvugo w'inkuru ya 30. Murani Imana n'u Rwanda tuguhane muganza amahanga, nta wundi wadukuriye imvura kuratari uwarazigoma n'ingano. Murantege amatwi banyarwanda, mburanye kizima cyadutsindiye ikizima. Dore urasubiza icyoko cy'Imana utwuhiriye amanywa n'uruzajoro. Rugira w'i Rwanda ntiyagutwima mugabo ug'abatagabanya. Data yanyise bucya nsenga kandi nsenga nsaba umusumba byose, ngaguhaza ubugiri n'ubugwiza utunga udutungisha. Uzira ubusamu bwiza uburamu urambi Rwanda tuguhorane twese. Tuzatanga indi nkuru nk'iyi tugira tuti ingoma yawe yogeje u Rwanda. Izamanana maremare bakaba karugamba bamara igitaramo igihugu cy'abanye hose bakagira Inyamibwa z'u Rwanda tubahaye inkuru. Erega gusingiza intwari abazizi wabo. Ubunda turika nkareka nibutse iwacu yo n'agahinda. Imyaka tarani tumaze turi kumwe, iyo ni inkuru y'uwayibanga akaba yiwe anezerewe cyane. Turirimba inkuru y'uwari uri mahanga, ariko mukeza ngazazi wacu i Rwanda.
abandi nabo bahise bamusanganira kuri stage, inkuru iratangira. N'akanyamuneza kuri buri umwe wese, n'akanyamuneza ku bari babahanze amaso. Inkuru ya 30 batangiye kwitubarira, bakubise ingoma zitangira, batangira kuturirimbira, kutubyinira, ubundi ayacu dutangira kuyakonsoma neza. Bakomeje kuri inkuru ya 30, inkuru y'umutsindo, inkuru y'iterambere ku banyarwanda, inkuru y'intsinzi, inkuru tuzavuga tukabwira n'abacu bose. Baratangiye barabyina mu myambaro myiza cyane, batwereka umukino baduteganyirije. Turi inyamibwa z'u Rwanda. Sekuru ati mu rugo ni hehe? Ati ni mu Rwanda. Mwana wanje rero, mu Rwanda ni iwacu, ni Busasamana, ni Bweramvura, aho niho kuri gakondo iwacu, iyo niyo tuvuka. None se soko iyo mu Rwanda numva ntitwajyayo. Uti? Iyo mu Rwanda numva ntitwajyayo. Kuki Rwanda mwana wanjye? Enda ngwino nkwereke, ngwino nkwereke mwana wanjye. Yaramufashe akaboko ajya kumwereka mu Rwanda. Baragiye rero, umukino watangira amwereka ibyiza byo mu Rwanda. Binyuze mu iyi ndirimbo baririmbaga ngo dore iwacu, mu mbyino yacu dore iwacu. Batweretse ibyiza byacu, bongera kutwereka rwa Rwanda rw'iwacu, rwa Rwanda rwacu, uru Rwanda turimo, mu mbyino, mu majwi meza. Bikomeje kuryoha, n'abakobwa binjiye ingamba. Murababona bafite iniformite, basa neza, baseka. Njye nakunze ko nta n'umwe wigeze ucika intege. Imbaraga batangiranye nazo basozanyije. Nk'uko muri kubabona uyu mudiho, aya maboko yabo ateze neza, niko bamye bameze. Bakomeje nabo kutwereka umuco, bereka rwema, natwe tureba, nuko inkotanyi zirasesekara. Nk'uko inkotanyi ari ubuzima, abari aho bose baravuze bati inkotanyi ni ubuzima. Nuko rero dukomeza kwitegereza ubwo bari binjiye mu muhamirizo.
nk'uko amaso areba ibyo ashaka niboneye n'agafanta. Amaso nayerekeje n'ahandi ndeba kuri bano baba bicaye ku matabure hamwe rwose asaba ko hazanye abantu barenze umwe. Ndeba abantu bose bitabiriye. Ese ni kamera ubundi njye ntabwo yandebagara. Buryo izategure nabashije kubonamo imbaraga z'ubufatanye, imbaraga zo kwiyemeza n'imbaraga z'umuhate. Natunguwe kandi no kubona ko no mu mihamirizo basohoka. Ninzi ko basohoka bagiye kubyinisha abantu gusa, abashyitsi, abayobozi, ariko barasohotse batwereka imbyino nziza, ubuhanga, barasimbuka ukagira ngo neza bafite rasoro mu birenge. Aha buri wese yari agifite amatsiko yo kureba ubuhanga bwa buri umwe wese, ariko ntabwo wabutandukanye. Twakomeje kwitegereza, abantu bakomeza gutanga amashyi, abandi bakomeza kuvuza impundu, nanjye nkomeza gufata videwo kimwe n'abandi bose. Buri gikoresho cyari kiri hano cyakoze akazi, hanyuma baranadupepera. Nk'uko ujya batabara iminsi, Rwema yarashyize agera mu Rwanda, azana n'abandi benshi. Abanyarwanda basanga mu Rwanda haratengamaye. Iwacu si kure cyane, nta kure hajya habaho iyo umuntu ajya iwabo. Bose baratashye mu byishimo byinshi, basanga iterambere kandi ni ryose. Mu byishimo byinshi, inseko yari ku maso. Dore umuseriveri wana yari guseriva. Aha ni muri hoteli. Ibintu byose byari bihari, imikenyero myiza, amaboko ateze neza. Iyi nkuru yari inkuru. Buri wese yari afite telefone ye, video record. Nabonye igihe mbona kiri kugenda. Munsi ya kamera kandi hanyuzeho ndimbati. Dukomeza kwitegereza. Tukimara gusingiza uwaduhanze rero, n'abajama barinjiye mu myenda myiza, mu mbaraga zidasanzwe, nk'aho aribwo bwa mbere babyinnye. Barongera baratubyinira. Dore umufunguzi. Bakomeje kutwiyereka rero, bakomeza kubyina imbyino rwose zitangaje. Reka tubashimire kubw'igitaramo cyiza batugejejeho. Abantu twese twarishimye, baduhaye ibyishimo, nubwo batangiye amasaha akerereho gato, ariko imvura niyo yabiteye. Ntibyabaciye intege rero, bakomeje kubyinana umuhate. Stress zo bazibagiwe cyangwa bazirengagije, kuko uko bareba ntazo. Ngibanga nababonanye no gukora nka team, gukorana, gukundana, gushyira hamwe, bagaharanira icyo biyemeje kandi bakakigeraho. Barabiharaniye, baramamaza, baradutumira, ndetse natwe turitabira. Rega ibyiza birivugira, kandi ibyiza batweretse turabisanga. Dore umuhate, dore imbaraga, dore ikirenge, dore amayugi, dore umufungo,
dore umufungo w'ibirayi, dore abantu ukuntu bizihiwe, byari bicika, byaracitse, harahiye. Nabo bakoze sold out pe, hari huzuye abantu barenze ibihumbi 8,000, harya arena yakira 10,000, ndumva ari hafi aho ngaho, barabyujuje. Urumva ko ari umugisha bagiriwe, urumva ko rwose bashyizemo imbaraga. Dore umuco turimo, dore umuco hano hagati, dore umuco, barabyinnye byose, baduhaye ibyishimo, bari bafite courage, nakunze ko bose basekaga. Naho abarengeyeho hari ikirago cyo guseka umunsi umwe, nseka ntarekiyaho byagorana, ariko barabikoze, udutegura utuntu twiza. Abo ngabo rwose abakobwa beza cyane, bafite umubyimba kandi bafite na courage. Ariko reka mbibarize, kubyina harya bisaba iki? Ubu nanjye nagiye bigakundara, aya maboko yanjye yagoramye bayahitamura bigakunda. Hinjiyemo ikinyemera rero, ya mbyino y'abasaza bayikubita neza rwose, mukiryo mukineko, amaboko bakayacugusa, intego bagategesa, natwe twicaye tukabyumva rwose ku butaka. Reka twe kwirengagiza kuko basaga neza, bari bambaye imyenda ijyanye n'ibyo bari kubyina. Ese wamenye inyamibwa bwa mbere wayimenye hehe? Ese ufitemo abacuti bawe cyangwa wayijemo kwa gukunda gakondo? Ewana, basaga neza, babyinnye neza, baduhaye show. Uko igitaramo cyagenze rero nta kundi, ni uko byari byiza. Icyo nashimye cyane ni uko bakoranye imbaraga kuva bigitangira kugeza bisoje. Ikindi ni uko byatinze kurangira, ariko byatinze no gutangira. Urumva amasaha nicyo kintu cyatugonze cyane, nicyo kintu cyagonze abantu nkatwe, abana batinze gukura ku munsi bakoreye igitaramo, ko twatinze gutaha. Bahaye icyubahiro inkotanyi, murayibona rwose, buri mfuruka zose bazigezeho kandi barashimye, natwe turashima. Ni umukino cyangwa ari umukino wateguye cyane pe. Urumva gutangira izo nkuru zose zikagera ku nkuru ya 30, ni urugendo rutoroshye, ni imbaraga zitoroshye, ariko nk'ubumwe bw'abanyarwanda twabigezeho kandi turacyabigeraho. Dufatanyije, ubuyobozi bwiza buhari, byose biragenda neza. Muri abandi kuzaza kureba u Rwanda, ese twibukiranye, harya u Rwanda rwose uraruzi, uduce twose baradusura. Uduce twose two mu Rwanda waradusuye? Ese haturutse Nkombo urahazi? Niba utahazi rero tujyane mu gitondo. Batubyiniye ikinimba cya fresh, harya ni ikinimba cyangwa ni Nkombo? Simbizi, ariko ni kimwe muri ibyo. Byari cyiza cyane, babyinanye imbaraga, ariko ibyo muri kumubona
hari umutipe ufite imbaraga cyane, nimumubona mu mutaginge mumushyire muri komenti mumumbwire rwose nzajye kumubereka, sibyo nzabagirireyo. ariko mureke tuvuge ibintu dusubira ibindi. Njye nshaka kumenya zino nkomoko z'izi ndirimbo, aho zaturutse, buri karere n'imbyino yaho, kandi nkayiga. Iyi ni tasike, umuntu uri redi yo kujyana nanjye ambwire rwose tubikorana. Hakurikiyeho rero ya ndirimbo yacu ndandambara yantera iki ubwoba. And the assignment was hano cyaganira ku musozo, ariko reba izo ndoro zabo, urebe n'utuntu binjiranye, urebe n'imyenda, uraza kubona ko batadupfunyikiye. Ayacu rwose twayaririye ukuri, ayacu ntiyagendeye ubusa. Turacyabashimira. Inkuru ya 30 rwose ni inkuru dukwiye kubara, ni inkuru dukwiye kubara abana bacu, abuzukuru bacu, ababyeyi ndetse n'inshuti. Ngwino nsange niyo ndirimbo barimo kubyina, indirimbo yantunguye kubona ko yakwiriwemo, yafitinze na biti, ariko yaje wumve n'undi igiye gukurikiraho. Adera Mukasiri bateguye utuntu twiza rwose turimo innovation, ku buryo nta muntu bashaka ari burangare pe, ntabwo twarangaye. Tugana ku musozo, nimba wakurikiye, nimba wari uhibereye, wowe ku manota 10 waba hangahe? Cyandika muri komenti, cyangwa nacyandike hehe? Ni muri komenti, ubundi turebe iyi nkuru ya 30 yari inkuru koko.
ndirimbo yo kudusezera bari banahinduye choreography, bari banambaye imyenda yindi mishyashya, ariko imikenyero ntabwo arimo batahana ubukwe, rero banza ibitandukanye. Nicyo nabonye kuko nk'iyi bambaye nta hantu wayibona. Nimba hari muzandangire ubukwe nzajya muzawutware yo. So byagenze neza cyane, inkuru yagenze neza, izo komantere zo nababwira nuko basaga neza. Ikintu ntakunze njyewe ni amasaha nuko yahise yihuta, umva byatangiye bitinze, ariko ibindi byose amanota ndacyayabahaye. Binatwibutsa yuko tujya dutegura ikintu, tujya dutegura plan A plan B, umutegura ze n'ibyanga amasaha agapfa bizagenda gute, byose no kwitekerezaho. Ngayo nguko rero, ngayo nguko ko Inyamibwa zadukoreye umunsi, nguko zatubariye inkuru ya 30. Ku bantu bibazaga ngo se bazavuga ngo inkuru ngo bataruke batubwire 30 batatubwiye iya mbere. Iya 30 nuko ari igisobanuro cy'ibintu byuzuye, inyuma zaranazamutse, barazitwohereje ikirango cy'amahoro n'urukundo. Amashyi menshi cyane, ayo mashyi ntabwo ahagije. Ababishoboye muhaguruke twese, amashyi menshi cyane. Mwari kumwe na Solange, see you.